tugira abantu inama gukora imyitozo ngororamubiri ikaba irimo amoko menshi. Ubu muri aka kanya turabereka izo bita weight bearing cyangwa se zisaba kwiyongera guterura ibiro, lifting. Iyo rero uterura ibiro bituma inyama zitandukanye z'umubiri zikora. Nk'ahangaha hari gukora inyama z'umugongo, iz'amaboko, iz'ijosi, biceps brachii, triceps, sternocleidomastoid, n'izindi zitandukanye, erector spine. Rero guterura ni imwe muri siporo nziza kuko zituma inyama zikura, bigafasha umutima gukora neza, bikongera ubushobozi bw'umutima ndetse bigafasha n'inyama gukomera. Iyo inyama rero zifite imbaraga cyangwa zikomeye birinda uburwayi butandukanye, yaba uburwayi bwo mu ngingo, uburwayi bw'umugongo. Ikindi kandi guterura byongera gukomera k'umubiri, bikawurinda kurwaragurika no gucika intege, bikongera imbaraga nyine z'ibihaha, umutima n'imitsi y'amaraso. Rero gukora imyitozo ngororamubiri muri rusange ni byiza kuko biturinda indwara, bigafasha n'umubiri gukora neza, bigafasha kuramba no kugira ubushobozi bwo gukora imirimo itandukanye, bityo bishobora gutunga ubikora bikanamufasha kubaho neza. Dushishikariza abantu gukora imyitozo ngororamubiri guhera ku yoroshye kugeza ku ikomeye, irimo nko guterura ibyuma, guterura ibiremereye, ariko zirimo amoko menshi exercice physique. Hari izo bita non weight bearing, hakaba n'izo bita weight bearing. Ahangaha rero nizo bita guterura nyine ibiro, ni weight bearing. Bitewe n'igice cy'umubiri uri gukoresha bituma icyo gice gikora neza kurushaho, bigafasha inyama z'icyo gice gukura, gukomera no gukora neza, bikafasha muri rusange umutima, ibihaha n'umutsi w'amaraso n'imitsi y'amaraso. Ariko kandi binafasha n'ubwonko, bifasha ubwonko gukora neza, bigafasha amaraso n'intungamubiri ziyarimo n'umwuka mwiza wa oxygene kugera ku bice bitandukanye nk'ubwonko. Bityo rero bikarinda indwara zitandukanye, bigafasha n'ubwonko gukora neza, bifasha kutibagirwa, kudasaza vuba cyangwa gusaza imburagihe. Ni ibintu byiza, ni ingenzi, kandi nk'uko twabivuze birinda indwara. Uyu munsi hari indwara zitandura izo bita non communicable diseases, zirimo nka diabete, hypertension, umubyibuho ukabije. Gukora imyitozo ngororamubiri nko guterura nk'uko mubibona bituma umubiri utwika ibinure byinshi, amasukari, bikanawurinda kubika imyanda itandukanye, bityo bikarinda indwara zitandukanye kandi bigafasha umuntu kubaho neza. Yewe binamufasha gutuma ubwonko bukora neza, bigafasha ibice by'umubiri byose mu by'ukuri gukora neza, gusohora imyanda iri mu mubiri, gukomera, ndetse bikanafasha umuntu kuramba. Imyitozo ngororamubiri rero ni ngombwa cyane cyane nko muri iki gihe turi muri lockdown n'igihe cya nyuma ya coronavirus. Ni byiza gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo twirinde n'indwara zirimo ihungabana ry'ubwonko, ibyo bita depression cyangwa anxiety, stress n'ibindi. Gukora imyitozo ngororamubiri ni ngombwa kandi ni byiza guhera ku muntu muto kugeza ku bantu bakuru bitewe n'ikigero buri wese arimo. Turabashimiye cyane. Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi muri Horaho Life, tubagira inama n'uburyo bwo kuyikora.